welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Rero mbahaye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ngo haye ikaze wiyumva amahoro. Ahangaha turi mu rugo, ahangaha ni mu rugo, anytime rwose ni karibu urisanga. Kandi niba unahasanzwe ndagushimiye cyane ko udahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ndagushimiye cyane ko buri gihe ukurikirana buri video dusohoye. It's really tough ntabwo byoroshye to work cyangwa se gukora anything with my baby kubera I don't have anyone wamufashe, and then I gotta do a gym, you know. So sometime later you hear next to me a voice of my baby. I'm so sorry mbanje kubiseguraho kubera ko nta kundi twabigenza, nta kundi twabikora. This is American life. Yeah, ibintu byose urabyimenyana, you know. Hari umuntu numvishe ngo at the end of the first video, my first time in a gym, wari harimo agasaku at the end. I'm so sorry about it. Mbasaba imbabazi kubera ko nta kundi ko nari kubigenza kandi sinari gukatinga amajwi mbiseguyeho. Hanyuma rero uyu ni umunsi wa gatatu ndi muri gym. As you see, murabona ko hano byatangiye kuza. Ubundi mbere nari meze ko hatagaragara, ariko now see, look, everything is okay. Amaboko yatangiye kugenda. Icyo nabonye, sport irafasha pe, sport irafasha. Nubwo bitera ubunebwe, bitera kugira intege nke, nyine ukumva ntafite imbaraga, but I told you guys the truth. Sport irafasha pe, irafasha. Nanjye ubwanjye ndimo nkaryama uko nshaka, nkaryama mu position nshaka. Before nkiri munini nararyamaga nkumva position duhije nkongera nkihindukiza, ariko now I can sleep whatever I want. I can sleep in a different position I want it. So that's why rero uyu ni umunsi wa gatatu dufite 24 days challenge. Don't miss any part. Uyu ni umunsi wa gatatu, nzasora umunsi wa kabiri uko byagenze kuri umunsi wa gatanu tomorrow. So ndabashimiye rero, ngaho mugumane nanjye turebe what's going on today. Nubwo ari hatariwe ni hatari, ariko muri 24 days nzajya mixingamo kujya koga, kujya kuri pool. Ubundi nzahangaha nje kuri pool, nzahangaha nkore working n'amaguru sometimes kubera ko nanone gym isaba imbaraga. Nzababwira types nakoresheje kuva kuri pounds 196 nkaba ngeze kuri pound 192. My dear, it's really hard. Hari ibintu bigomwa, hari ibintu nyine bisaba ko wirengagiza, ukirengagiza kubirya, ukirengagiza kubinywa. Mana yanjye, hari igihe rwose nisanga nafashe ariko nkahita nibuka ko I have goals, mfite icyo ngomba kugeraho, ngomba kujya ku ntsinzi runaka nifuza, bigahita bituma mbireka. Ariko nyine iyo ushaka kugira icyo ugeraho hari ibyo wigomwa ukabireka. So stay on tune, dukomezanye. Ndabakunda cyane. As I said, ntangirira kuri iki nkuko nababwiye, ntangira kuri iki ngiki, simbuka. My dear, ndasimbuka nkagera nkumva ndarushye, ariko nyine niko bigomba kugenda. Ntangira kuri iki, ndi gusimbuka. Burya gusimbuka nabyo ngo bituma umubiri ukora. My sister, my brother, aka kazi ibintu twishyiramo tuzabishobora, ariko nyine nta kundi. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
Mana yanjye, gusimbuka inshuro 50. Hano simbutse inshuro 50, ariko wagira ngo mvuye Nyabugogo n'amaguru. Iyi exercise nayo yaramfashije kubera ko uko nzimbuka niko umubiri wose ukora, hanyuma rero bigatuma ngera kuri goal nshaka. Ejo twakoresheje amabuye matoya y'icyatsi, n'ubu tugiye gukoresha orange, afiteyo imbaraga kurusha amato. Ushize twakoresheje icyatsi, turere tugiye gukoresha aya. Nabwo turakora inshuro 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Oh God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20. Abantu mukora siporo, mama mwumva mese bite? Byari igihe nkora nkumva ndananiwe, nkumva nabivamo, ariko mpita nibuka ko hari icyo nshaka. 3, 4, 5, 6, 7, hano mu ugiye koga, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2,
6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Oh God. My dear, nkoresheje iminota 11 kandi ubundi ngomba gukoresha iminota 30. So iyi ngiyi ni akantu gato naberekaga how to do it. Indi minota nayo ngiye kuyikoresha ibindi. Gusa I told you guys, ibintu byo gukora siporo ni ikintu umuntu agomba guhozaho ubundi ahandi ubundi. Abandi binjiye muri pisine barimo kwiyogera kandi harasa nkaho ari akayaga, ariko ndabona bagiye kubanza gukoramo amasuku. Harimo umuyaga kubera dufite ibiti byinshi hejuru, biramanuka bikagwa mu mazi. Akandi kantu guys, abantu bano uburyo bambara bagiye koga swear God byaranyobeye. Nyagira nabonaga bagiye koga none bambaye udukariso gusa amahintare. None ngewe rero iwacu nari ntimenyereye kwiyambara nyine umwenda usa nkaho ukwije, ubundi ukajya mu mazi, ubundi ahandi ubundi bikarangiraho. Ariko here mpageze nasanze abantu biyambara udukariso gusa bakagenda bagatembera nta kibazo rwose bafite. Ukabona bambaye nk'agasutiye n'ikariso iciyemo hano hagati. I'm so sorry, no ubuturage bw'iwacu but shut it down. But kubabwiza ukuri, haba umwana muto haba umumama whatever, bose biyambara uko nguko bakigendera kandi bakumva ibintu ni ibiraho bisanzwe. Ariko my dear, njye ntabwo nabimenyereye, byabanje kuncanga bibanza kunshobera. Gake gake uko ngenda mara ahangaha igihe niko nagiye mbona nyine ari ibisanzwe. Ariko njyewe ntabwo nsigera mbyambara, sinanabyishoborera, dore ndanisaziye namwe murabibona. Anyway guys, thank you for watching my video, thank you for being with me, thank you for your love. Kuri muri umugisha mwinshi cyane udasanzwe. Stay with me ndebeki 24 days nisoza ngeze ku munsi wa 3, nawe ntabwo nari ko nzawugeraho, ariko thank God ko Imana iri kunshoboza bikagenda neza. Thank you. Imana ibaho umugisha, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane bitagereranywa kandi nagaruka kubabeshya pe. Ndabakunda kwako namwe munyereka urukundo rwinshi. Niba utarakora subscribe hasi wakanda subscribe, ukajya no kuri like, comment, share, tukagenda dusharinga. Hanyuma abafite ibitekerezo mukagenda bamubwira ati iyi siporo yihindure, hishyiramo iyi ngiyi, ibyamfasha vuba kugira ngo ibintu bigende neza. Ko ntabwo natangira akazi ngana gutya, ariko birimo biraza, icyizere kirahari. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana bane namwe.